Haleluya, Yesu ashimwe bene data. Tongeye gushima Imana kubwa kanya keza Imana iduhaye tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro ijwi ribohora kuri Mount Olives TV. Mugiye kuganira nanjye Pastor Mureganshuro Joseph. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cyo kuva ibice 15 umurongo wa 23 no 25. Ijambo ry'Imana ravuga ngo bageze imara nibabasha kunywa amazi y'imara kuko yaruraga. Nicyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Imana, Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Yesu ashimwe. Reka dusome nanone igitabo cya Rusi igice cya mbere umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Haravuga ngo nuko bombi barajyana bagera i Bethlehem. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarikwa umutima nabo. Abagore barabazanya bati uyu ni Naomi se? Arabasubiza ati nimukanyite Naomi ahubwo mujye munyita Mara kuko Uwiteka yangiriye ibisharira. Haleluya. Ndashaka ko tuganira ijambo rivuga iyo tugeze Imara. Hari ahantu hitwa Imara. Mara Bibiliya yuko twasomaga, iyo usomye mu byanditswe ijambo Mara bivuga ibintu byinshi. Ndavugamo ibintu bigeze kuri 3. Ni mu mwanya hamazi arura, na ahantu harura, na ahantu hasharira, na ahantu habiha, na ahantu hataryoshe na gato. Mu rugendo rw'Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano, igihugu gitemba amata n'ubuki, bari mu nzira bageze ahantu hitwa ku Nyanja Itukura. Ku Nyanja Itukura hari imirimo iteye ubwoba n'ibitangaza bihambaye Imana yabakoreye. Tuzi abasomyi ba Bibiliya ibyanditswe byera biravuga ngo bahageze bahakambitse iminsi 3. Ku munsi wa 3 Farao arahabasanga yahagurukanye n'ingabo ze nyinshi ngo abatuze yenda kubafata. Barataka. Mose nawe ajya imbere y'Imana atabaza Imana. Imana amubwira ngo tunga inkoni hejuru y'inyanja. Ndihuta agitunga inkoni hejuru y'inyanja. Miriam mu ndirimbo ye iramfasha cyane, aririmba igitangaza cyabaye. We yageze mu bice 15 avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo umwuka w'amazuru y'Uwiteka warundanije amazi muri nyina w'inyanja haravura. Inyanja icikamo kabiri. Abisirayeli bambukamo hagati. Ingabo za Farao zigerageze kubakurikira, amazi arabamira arabarimbura, bose barohamamo nk'isasu. Nihagira n'umwe usohoka, haba amagare habe n'ingabo, bose n'amafarashi n'amagare yabo birohama mu mazi mu Nyanja Itukura. Nuko Abisirayeli barambuka bageze hakurya. Miriam aririmba indirimbo. Amaze kuririmba indirimbo nziza nkunda cyane, avuga ibitangaza bikomeye Imana yakoreye ku Nyanja Itukura. Farao yasubiyeyo ajya kutanga inkuru y'imuborogo yuko ingabo ze zose zashiriye mu mazi n'ibikoresho n'abasirikare. Nyuma y'akagahe, nyuma y'ibi bitangaza, bari mu rugendo binjiye mu butayu, bagera ahantu hari amazi, baguye umwuma mu butayu mu musenyi ushushe. Muri uyu musenyi harimo skoropiyo, harimo n'inzoka, hari ubushuhe bwinshi. Bageze Imara bahagera bafite inyota n'umwuma. Amatungo yabo, amafarashi, ingamiya zabo hamwe n'amatungo bari bafite byari bifite inyota, bikeneye amazi. Bageze Imara ngo basanga amazi y'Imara asharira. Ndashaka kubwira kugera Imara icyo bivuga. Imara kugera cya Mose hari ahantu wari umusozi, kari agace, hari ahantu hafite izina nk'uko wavuga i Kigali, ariko ho hitaga Mara. Muri iki gihe turimo igihe cyose Kigali nangwa ari Mara, ariko hari situation wabamo yitwa Mara.
hari ibihe ucamo bisharira nka Mara, hari ubuzima ucamo buba bushaririye nka Mara, hari imibereho uri kugendamo imeze nka Mara. Sinzi aho ugeze, ariko ndavugana n'abantu bageze Mara. Mara ni ahantu hari ubuzima bushaririye, ubuzima bubishe, ubuzima butaryoshe, ubuzima burura, ubuzima butarimo umunezero, ubuzima butarimo amahoro, ubuzima butarimo ibyiringiro, ubuzima butarimo amazi, ubuzima huzuye umwuma, malembrata, inyota idashira, idafite igisubizo. Aha niho itorero ryari riyobowe n'umushumba witwa Mose ryari rigeze. Ndavuga nawe mwene data unkurikirana ugeze Mara. Mara ni imibereho. Reka ngaruke kuri uyu mudamu witwa Naomi. Naomi wajyanye n'umugabo we basuhukira mu gihugu cy'Imowabu. Yajyanye n'umugabo we n'abahungu be babiri. Bagezeyo baryoshye, bameze neza, baganira, baguwe neza, bagiye nk'umuryango. Bageze mu gihugu cy'Imowabu, abahungu be babiri barashaka, nawe n'umugabo we babayo. Igihe gitoya umugabo arapfa, inyuma y'igihe gitoya umuhungu arapfa, uwundi arapfa, asigara n'abakazana be babiri. Abakazana be babiri, umwe igihe cyo gutaha kigeze, amaze kumva inkuru nziza y'uko i Betelehemu bahinga bakeza, inzara yashize, kuko Betelehemu yitwaga inzu y'imigati. Mu gihe igihe bahaguruka, yumva imigati yongeye kuboneka i Betelehemu, ahaguruka ngo atahe asezera abakazana be. Umwe aramusoma aragenda, uwundi witwa Rusi yanga kumuvaho. Rusi aramubwira ngo aho uzagwa niho nzagwa, aho bazaguhamba niho hazaba igituro cyanjye, nta Imana yawe nizaba Imana yanjye, nta kintu n'uwongere kumbwira gutandukana nawe. Barahagurukana baragenda basohora i Betelehemu. Bageze i Betelehemu, ngo abagore b'i Betelehemu abaho baramubona, batangazwa, bahagarika imitima. Inkuru bari baramwibagiwe, bari bakeka ko nawe yapfuye. Bamubonye bahagarika imitima, babona agarutse wenyine, ari kumwe n'umukobwa w'umunyamahanga batazi. Bibiliya irambwira ngo batangira kubazana abagore. Ese uyu nguyu ni Naomi tuzi, byavugaga umugore mwiza, wari ufite igikundiro, wasaga neza, malembrata. Ngo agarutse yumva bibaza se ni Naomi. Ngo arabasubiza aravuga ngo nimuzongere kunyita Naomi, ahubwo munyite Mara, kuko Imana yankoreye ibishaririye, ndashaririye, igikundiro cyanjye cyaragiye, umunezero wanjye waragiye, guseka kwanjye kwarashize, kuko ibyatumaga nseka byararangiye. Ngeze mu gihe nta munezero. Turi mu gihe abantu bumva amakuru atanejeje. Iyo ugeze mu rugo rw'abantu baravuga ngo biracitse, biteye ubwoba, biteye agahinda. Ese bizagarukira he? Ese ibi bintu bizarangira? Ese umuntu azongera asohoke? Ese umuntu azongera kujya guhaha? Bantu bahagaritse imitima. Tugeze mu gihe cya Mara, turi muri situation yitwa Mara, turi mu bihe byitwa Mara. Nango turi mu musozi witwa Mara, ariko situation turimo yitwa Mara. Iyi niyo situation Rusi yararimo. Aravuga ngo jewe nangiye gusa nayo, ubuzima bwahindutse izina ryanjye, imibereho yahindutse izina ryanjye. Ariko uyu munsi ndacyakubwira, ntuzamere nka Rusi. Mfite ijambo ry'ibyiringiro kuri wowe unkurikira muri aka kanya. Oh haleluya, Yesu ashimwe. Ngo Mose ageze hano hantu, abantu bariho kwitotomba, bamubaza ngo turanywa iki, ko amazi ya hano arura, ko amazi ya hano ashaririye, ko amazi ya hano atamirika, ko amazi ya hano ameze nabi, ko ubuzima bumeze nabi, turabigenza gute? Mose yumva urusaku rw'agahinda n'amarira n'imiborogo no gucika intege no kwiheba kwinshi kwari kuri mu iteraniro. Bibiliya irambwira ngo Mose ajya imbere y'Imana, ajya gusenga, atakira Imana ye, asenga Imana ye. Imana iramubwira, imwereka agati kari hafi y'ayo mazi arura. Hari igiti cyari hafi y'amazi. Reka nkubwire ngo iyo ugeze i Mara nta kindi cyakunezeza keretse iyo ubonye igiti kiri
hafi y'amazi arura. Oh haleluya, turegereje Pasika, turegereje mu gihe tuvuga ku giti, igiti cyaruhuye bamwe, igiti gitanga ibyiringiro, igiti gitanga amahoro. Ndavuga uwo musaraba, ndavuga icyo giti umwami wanjye bamumanitseho. Bibiliya irambwira ngo Imana imwereka igiti, irambwira ngo fata iki giti, fata icyo giti ugikoze, ugishire muri ayo mazi. Kurura kwayo kurashira, aratangira aragira uburyohe, abantu barayanywa bagira ubuzima. Nta muntu yongera gusharirira, nta muntu yongera kururira, barayumva mu buryohe. Yesu ashimwe, haleluya. Reka nkubwire imbaraga z'umusaraba. Iyo wageze mu buzima bwitwa mara, mu mibereho yitwa mara, mu gahe kitwa mara, ntushobora kugenda Kanani, ntushobora kwinjira mu masezerano yawe utaragera ahantu hitwa mara, utarahura n'akagezi kitwa mara. Umuntu agera muri aka kagezi ibintu bimeze nabi, ahagaritse umutima, akeneye amazi, yayashaka akamururira, yayashaka akabiha. Oh haleluya babene data, wowe nkurikira aho uri hose, sinzi ubuzima uri gucamo, sinzi imibereho uri gucamo, ariko ndavugana n'abantu bari muri iki gihe cya mara, igihe cya coronavirus. Turumva inkuru ziri muri Amerika, abapfa ni benshi, abarwara ni benshi. Mu Butaliyani niko bimeze, Mandele Bosata, ibihugu isi yose, wajya muri Aziya, mu Burayi, muri Amerika, Oceania, abantu bafite inkuru mbi bose. Turi mu gihe cyitwa mara, turi mu gihe cy'iri ikamba ry'urupfu. Corona ni korone, kurone ni ikamba ry'urupfu. Ndavuga mu gihe cy'inkuru ziri ikamba ry'urupfu ryamamaye. Ndetse n'iwacu aho turi, abantu baravuga ngo abarwayi baragenda biyongera, ariko mfite inkuru nziza uyu munsi. Iyo wageze imara ugomba kumva inkuru nziza, ugomba kubona umusaraba, ugomba kubona umusaraba wa Yesu. Reka nkubwire inkuru z'umusaraba, nizo zikwiriye kumvikana imara, nizo zikwiriye kumvikana igihe nk'iki. Mu gihe nk'iki giteye ubwoba, uri mu cyumba cyawe, uri mu rugo rwawe, udasohoka. Ni byiza ibyo turimo, ibyo leta zacu zitubwira ni byiza. Tugomba kuba mu mago yacu. Bibiliya ivuga ngo habaho igihe, iki nacyo ni igihe, habaho igihe cyo guhoberana, cyo gusuhuzanya, hari n'igihe cyo kwirinda. Tugeze mu gihe twirinda gusuhuzanya, tugeze mu gihe tudasohoka, nacyo ni ikindi gihe. Ariko muri iki gihe cyitwa mara, si umunezero wo kuba mu rugo, si umunezero wo kudahoberana, ntabwo biryoshye kudasuhuzanya, ariko nicyo gihe tugezemo. Nshuti yanjye, muri iki gihe ukeneye kumva iyindi nkuru, inkuru y'umusaraba, inkuru y'umusaraba wa Yesu. Reka nkuvugeho gatoya. Malele mbroto, ndanezerewe kuvuga umusaraba. Bibiliya ivuga ngo kuri uyu musaraba niyo havugiwe ijambo rikomeye, ijambo ry'ibyiringiro, ijambo ry'imbaraga. Umwami wacu arigeze ku gihe cya saa cyenda, yamaze amasaha 3 ku musaraba. Igihe cya saa 7 habaho ubwira kabiri. Muri icyo gihe ijambo ry'Imana rirambwira ngo azamura ijwi, avuga ijwi rirenga, aravuga ngo byose birarangiye. Ndakubwira ngo mara, inkuru ukeneye kumva, inkuru yahindura amateka yawe. Hari ijambo ryavugiwe ku giti, hari ijambo ryavugiwe n'umugabo ari ku musaraba. Ndavuga Yesu wanjye nangwa kiwuriho, ariko uyu musaraba uranyibutsa. Paulo yandikira Timotheo 2:2 aravuga ngo mwana wanjye Timotheo, ujye uhora wibuke Yesu, wibuke umusaraba. Ukeneye kumva umusaraba. Paulo yandikira Abakorino aravuga ngo inkuru y'umusaraba, ubutumwa bw'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kubizera ni imbaraga y'Imana. Oh haleluya, haleluya. Ni imbaraga za gukomereza imara, ni imbaraga za gutungira imara, ni imbaraga za kubesha uri imara, ni imbaraga za hinduka mara kuba ahantu haryoshye, ahantu ho guhimbaza Imana, ahantu ho gusenga Imana, ahantu ho gusabana n'Imana, ahantu ho kubona imbaraga z'umuzuko. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abaroma yavuze aya magambo, aravuga ngo ubutumwa bwiza. Iyo mvuga ubutumwa bwiza ndavuga umusaraba. Niho abera baruhukira, niho imitwaro yacu twayitereye, niho twakiriye ibyiringiro by'ubugingo buhora. Ni ku musaraba, ni ku musaraba. Naho ngaho yavugiye amagambo akomeye ngo byose birarangiye. Ariko uyu musaraba yavuze ijambo, aravuga ngo birarangiye. Ibitare biraturika, ibituro biracika.
birakinguka, imva z'abera zirakinguka, abera bari barasinziriye barasohoka bongera gutambagira Yerusalemu. Abanditsi b'amateka baravuga ngo batambagiranye nawe iminsi 40 ababwiriza ubutumwa bwiza. Paulo avugezeho aravuga ngo ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira. Malembrada. Iyo wegeze imara ukeneye ubutumwa bw'umusaraba, ukeneye igiti cy'umusaraba, ukeneye guhanga amaso umusaraba. Iyo wawuhanze amaso, iyo wawufashe ukawinjiza muri situation yawe, ukawinjiza mu mibereho yawe, nshuti yanjye, mwene data unkurikirana, wa mupapa we, wa mumama we, wa musore, wa nkumi we, ndavugana nawe. Yego ibintu biteye ubwoba imbere yawe, yego wahagaritse umutima, yego ibintu byagukuye umutima, urareba imbere ntuhabone neza, urabona ibintu byose byahagaze, ariko ngufitiye inkuru nziza. Wowe wageze imara, ni mara umusaraba urakora. Igiti Mose akikojeje mu mazi, amazi ahinduka aryoshye, abantu baraza baranywa, buhira amatungo yabo, bararuhuka, bagubwa neza, barahembuka, basubizamo imbaraga, bongera bapanga urugendo rukurikiraho. Reka mubwize ukuri, akanangwa ari agahe gahoraho, ni agahe k'igihe gitoya, ugiye kongera guhaguruka. Nyuma y'iki gihe urabona ikamba ritandukanye n'ikamba ry'urupfu, urambara ikamba ry'icyubahiro, ikamba ry'ubwiza, ikamba ry'imbaraga, uragera muri destiny yawe mu izina rya Yesu. Gusa nuzana umusaraba. Umusaraba uvuga iki? Umwanya twihanira ibyaha, umwanya turuhukira, umwanya duhindurire imitekerereze yacu, tukabona iherezo ry'ubusa, tugatangira itangira ry'ukuri, itangira ry'ibyiringiro, itangira ry'ubuzima bwuzuye. Oh haleluya. Umuririmbyi we yaravuze ngo umugabo yarahagurutse udafite ubwenge, ageze muri rwa rurembo, bamubaza urwandiko, agira ngo ari bwinjire ko abandi babinjira. Bambaje urwandiko rw'agatangaza ka mbere, ariko mu rwandiko rw'umusaraba, ariko urwandiko rw'agakiza dukura kuri uwo musaraba. Ndakwinginze nshuti yanjye, nawe unkurikira udarakizwa, uyu ni umunsi wo gufata icyemezo, uyu ni umunsi wo gufata umusaraba ukawuzana mu buzima bwawe, ukemera kubaho nkawo, ukitandukanya n'umwanda, ukitandukanya n'ibyaha, ukayahoza ku musaraba. Aho ngaho niho ibyiringiro byacu bituruka, aho ngaho niho dukomerera, aho ngaho niho twambarira imbaraga. Ndatura amagambo y'ibyiringiro ku buzima bw'umuntu wageze imara. Umusaraba wa Yesu muri iyo mibereho, muri urwo rugo, urongera useke, urongera uruhuke, urongera usinzire, urongera uryame, urote yangazi. Ho hakataya. Bibiliya iravuga ngo umusaraba niwo watuhuje n'Imana, niwo watwunze n'Imana. Malembrata baba sende. Uyu musaraba niho umwanzi wacu yatsindiwe. Malembrata. Abakolosayi 2:12 biravanga urwandiko rw'imihango rwaturega, yarudukujeho, rwaratsinzwe, yarudukujeho kurubamba ku musaraba. Shuti yanjye, ku musaraba, iyo wabonye uriya musaraba, iyo winjiye mu byaha, uravuga ngo simpa nk'uko abandi bapfa, sindi burangiza urugendo nk'uko abandi barurangiza. Yego barapfa, ariko hari abatari bupfe, hari abagikomeza urugendo. Ndabona ari wowe unkurikira, nufata icyemezo. Yo haleluya. Wowe wari usanzwe kuba warafashe icyemezo, uhagararemo neza, tumbira uyu musaraba, reba uyu musaraba nk'uko byagenze mu gihe cya Mose. Bibiliya ambwira ngo igihe inzoka zaryaga abantu, Bibiliya avuga ngo Mose akora inzoka y'umuringa, ayimanika hejuru ku giti cy'ibendera, nuko umuntu wese waribwaga n'inzoka yakareba kuri ya nzoka y'umuringa, yayirebaho, ubushabwe bw'inshira bugashira, ako kanya agakira, agacira inzoka, ukawinjiza muri ayo mazi ashaririye, ukawinjiza muri ubwo buzima. Uraza kubaho, uraza kongera guhimbaza Imana, uraza kubona urugendo rukomeje mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza kwegera umusaraba. Imana iguha umugisha. Reka ngusengere. Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli, ndasengera umuntu wese wageze imara,
uwo izina rye ryatangiye kwitiranya n'imara, uwo atangiye gusa n'imibereho yagezemo, uwo yamaze abangabo bamaze kwemera imibereho bari gucamo, ndatura amagambo y'ibyiringiro. Ibyo ngibyo si ryo zina ryawe, ntabwo uzigera witiranywa n'amara. Nubwo Nawomi ariko yabifashe, ariko wowe ntabwo ari kubifata. Ntabwo ubuzima bwawe buri bwitwe mara. Hariho ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa, iyo cyumvishije amazi cyakongera kigashibuka. Oh haleluya, kigashibuka. Ugiye kongera gushibuka, ugiye kongera gukora, ugiye kongera gusohoka, akagahe kagiye gushira, ugiye kubona ubwiza bw'Imana n'imbaraga zayo mu izina rya Yesu. Kugirirwa neza n'imbabazi bikubeho mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye wowe wankurikiraga, birashoboka ko utarizera Yesu, utaramwakira umutima wawe. Ushobora gusengana nanjye muri aka kanya. Vuga: Data, mu izina rya Yesu, maze kumva ubutumwa bwiza, menya imbaraga z'umusaraba, ndagarutse, ndakwihaye, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo nibagiwe. Uyu munsi mfashe icyemezo cyo kukwakira, ngwino ube muri jye, ubu umwami, ubu umukiza ubuzima bwanjye. Ukora izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka, urishyire mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimiye ku maya agakiza, ndakijijwe mu izina rya Yesu. Manda sengera uyu nguyu umaze kwakira Yesu, reka yonge atangire yumva umunezero w'agakiza, abona amahoro y'agakiza. Mana yanjye, reka tetere mu kubaho kwa, umwuzuza umwuka wera, umwambika imbaraga, umugirire neza, umuhe kukureba gusa, kandi abone gutabarwa guturuka aho uri. Kugirirwa neza n'imbabazi bikomeho mu izina rya Yesu ndasenze. Amen, amen, amen. Shalom. Imana ibahe umugisha. Amen.